ikamyo yatwawe n'umuntu yaba yanyoye ibiyobyabwenge, yaba yafashe icyemezo cyo kugenda mu muhanda uko yishakiye. Ikamyo imwe itwawe n'umuntu umwe uko ingana kuriya, iyo yisanze mu mpanuka yica benshi, yangiza byinshi bitandukanye n'indi modoka iyo ari yo yose. Mwibaze ikamyo nimuyirebe, umuntu yitwaye agafata icyemezo cyo kwiruka, agafata icyemezo cyo kunywa ibisindisha cyangwa urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge, icyo cyemezo akagifata, buriya abafashe icyemezo cyo kwica abantu. Iyo azi ko ari butware ya kamyo agafata cya cyemezo cyo kuyobya ubwenge, muri icyo cyemezo afashe aba ariho afata icyemezo cyo kwica